ni byiza rero yuko yaba umubyeyi wa hafi n'uwakuru ufite byinshi n'ufite bikeya yagira umutima ufasha, kuko iyo wifashije quartier yawe ubufashije igihugu, kuko iyo habonetse uburere n'uburezi nta mayibobo zibaho, nta bajura babaho, nta bicanyi babaho. Turakomeje kuganira n'abamwe mu bagize umuryango mugari wa Itetere Family, aho hari bamwe bagenda bagira uruhare mu gutuma abari abana bafashwa ibyo babafasha cyangwa se ibyo bahabwa bigera ku bo bagomba kubibagezaho ndetse no kwibyaza umusaruro. Uyu munsi turi kumwe n'umwarimu cyangwa se umurezi ukurikiranira bya hafi n'abana bahafashwa n'umuryango Itetere. Watanye twibwira ubundi tukomeze tuganira. Murakoze. Nitwa Musabe Yesu Anyesi, ndi umwarimu ku kigo cya Ruri ADPR Ishyogwe Muhanga. Yego. Dusubiye inyuma gatoya mu bana batangiranye n'uno muryango bafashwa, ubona ari iki kintu cyahindutse cyangwa se byafashije iki muri rusange? Byagize umumaro. Uno muryango Itetere Family wafashe abana 5 mu itangira, ufata abana 5 bagiye mu mwaka wa mbere. Umwaka wa mbere niwo nigishagamo, uyu munsi niwo nigishamo. Wafashe abana bafite ibibazo mu myigire, ariko akenshi ibibazo bituruka ku bukene, kubura ibyo kurya, kubura imyambaro, kubura ibikoresho by'ishuri. Byatumaga abo bana batiga nk'uko bikwiriye, bataza mu ishuri ngo bitabire bikwiriye. Abana bamaze guhabwa ayo makayi n'inifomo, babonye ko basa n'abandi, baza mu ishuri baritabira. Hari benshi basibaga kuko batabona ifunguro rya saa sita. Ifunguro rya saa sita ryarabonetse, bigatuma umwana aza ku ishuri nta kibazo afite mu nda cy'inzara. Yego. Mu bijyanye n'imyigire mubona hari cyahindutse cyangwa se uburyo umwana atagiraga atarafata cyangwa se n'umuryango n'ubu ngubu tugiranyize ubona bimeze biti? Basubiye inyuma, hari icyongeyeho, bacyari hagati ngo tumenyeho iyi nanjye babwira byarahindutse cyane. Niyo umwana yarasibaga ishuri cyangwa akaza gake kuko yabuze ibyo kurya, baraza umunsi ku munsi. Niba yagiraga ikayi imwe yashira akabura indi ntaze ku ishuri, ubu ntabwo abura ikayi kuko afite ibikoresho, araza umunsi ku wundi akiga kandi nk'uko bikwiriye, akandika ibikwiriye. Niba yarasibaga kuko yaburaye, baraza kuko abazi ko ari burye saa sita kuko batagira amafaranga y'ibyo kurya. Niba atarakurikiranaga amasomo kuko nta gahimbazamuswe asabwa ku ishuri yatanze, ubu ngubu aragatanga nta kibazo. Imitsindire yarazamutse cyane kuko umwana akurikirana igihe cyose cyangombwa cyo kuba mu ishuri aba ahari. Yego. Imitsindire yarazamutse cyane, harimo abana bagira 90 nangahe ku ijana, 80 nangahe ku ijana. Bimeze neza kandi abana baba bafite confidence kuko barasa n'abandi, bambaye uniform. Mbere nta uniform bagiraga. Ubundi umwana adasa n'abandi agira ipfuno kubera ikintu asa n'abandi. Ubu rero bafitiye icyizere, bameze neza kuko Itetere Family ibyishimo by'umwana baranezerewe, barishimye kandi no mu ruhande rw'ubuzima bameze neza. Tuganira n'umuryango cyangwa se n'uhagarariye Itetere Family, yatubwiye ko bakurikirana umwana kuva umunsi wa mbere agiye ku ishuri kugeza igihembwe kirangiye. Ese ababyeyi ubu bigenda bite? Ababyeyi batereye aho ngaho bumva yuko bafite umushinga ubarerera cyangwa nabo hari uruhare bagira? Byatumye ababyeyi nabo bakanguka, bakurikirana abana inshuro nyinshi. Nanjye uri ku ishuri kandi numva ko mbakurikirana nk'uko ndi umumambure wa Itetere Family nkaba na mwarimu. N'ababyeyi kubera inama nyinshi bagiye bakura ku bayobozi ba Itetere Family, byatumye bamenya agaciro ko gukurikirana umwana n'uburere n'uburezi bwe. Tugana ku musozo, gira ubutumwa ugenera abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakavuga ngo ndafasha nifashije. Ese ni cyo babagenera? Kuko hari umuntu uvuga ngo
njye nta muntu napfa gufasha ngo ufashe umuntu ejo akakwirataho, ni iki wababwira muri rusange bitewe n'inyungu wabonye uyu muryango umariye abana uyobora? Ni byiza, umwana burya si umuntu ku giti cye, umwana ni uw'igihugu. Umwana ufashwe uyu munsi ntabwo uzi icyo ejo azaba ari cyo, niwe uzahindukira akaba imbaraga zo kubaka iki gihugu cyacu. Uwo mwana uvuye mu ishuri akajya hariya hirya akaba mayibobo, yaba atakaye imbaraga nyinshi z'igihugu. Ni byiza rero yuko yaba umubyeyi uwa hafi n'uwakuru, ufite byinshi n'ufite bikeya, yagira umutima ufasha, kuko iyo wifashije uba ufashije karitsiye yawe, uba ufashije igihugu, kuko iyo habonetse uburere n'uburezi nta mayibobo zibaho, nta bajura babaho, nta bicanyi babaho. Ni byiza ko umuntu wese agira umutima ufasha, kuko gufasha biri mu nyungu nyinshi. Reka tubashimire cyane kandi tunizere ko murakomeza kudukurikirana abajyambere. U Rwanda rw'ejo ni hariya rushigiye, ni bazavamo abayobozi beza b'ejo hazaza, ndetse n'abanyamakuru bakaze muri kino gihugu bazava hariya. Yego nibyo, bazavamo abo bose, bavamo ba mwarimu badusimba twe turi mu gusaza, n'abandi murakoze cyane. Agiye bakambashimira cyane mwese kandi amudukurikiye aho muri hose mu bice byose by'igihugu. Icyo dukeneye ni umusanzu wanyu ndetse n'inkunga yanyu kugira ngo u Rwanda rw'ejo ndetse n'igihugu muri rusange n'isi ihinduke kandi wabigizemo uruhare. Nitwa Lipe Ndayishimiye, kurikira Fata Ikiganza TV.